kuva byatangira nge nta n'isabuni ya leta nzi kuva mvutse kugeza ubu iyo leta itanga ibyo kurya iri mu kihe gihugu bahera n'umurongo ntihagire umuntu bataru. Ni mu masaha ya 3 za mu gitondo abaturage bo mu murenge wa Rubavu ahitwa Byahi bazindukiye mu mihanda, bamwe bafite ibitiyo bavuga ko bagiye ku ndege gushaka akazi, abandi bigabije imihanda baravuga ko kuguma mu rugo bidashoboka kuko ari nko kubajomba ihwa mu Rubavu. Hande batumenyera ibyo kurya twicare mu nzu natwe twirinde icyorezo tuko tuzi ko kirahari, ariko twicare tukirinde no mu nda naho hameze neza, nzi turajya kukirinda mu nda hameze nabi ntago bishoboka. Muhitamo kuza mu muhanda se mukatiteza kukiteza ngiye kinzanye rwose hano mu muhanda nta kindi. Enziko ndahura n'umuyobozi wenda umwe urenze ko nari maze kubwira nkahita mubwira rwose muyobozi ngiye kinzanye hano hanze ni ikibazo cy'inzara. Kubera iki mwahisemo gusohoka? Nuko nta kintu kiri mu nzu gihari ntitwasohoka, ariko abantu dutuye muri aka karere tubeshejweho no kugenda, nta munsi y'urugo tugira, ntaho tweza imboga, urumva ntahagurutse ngo ngende sinarya, kandi bagahora bavuga ngo baduhaye ibyo kurya kuva byatangira nge nta n'isabuni ya leta nzi. Ngo guma mu rugo, none suraguma mu rugo ubeho gute? Abana bagutegereje kugira babeho, umugore n'abana uri mu cyumbe nyirinzo nawe ariko kubaza ugasanga ni ikibazo, uburi kumva rero ugasanga ni ibibazo birebire, ntabwo wakicara mu rugo nta kintu ufite cyo kurya. Abaturage banegura inzego z'ibanze bakavuga ko hashobora no kuba hari abatangiye guhabwa ibiryo mu buryo bw'ibanga. Banavuga ko kandi mu bihe byahise inzego z'ibanze zakoresheje ikimenyane icyene wabo ndetse n'itonesha mu kugena umubare w'abahabwa ubu bufasha. Baherezaga abaturage bazi twebwe bakatwima, we hatakuzi ntaga guherezaga akakubwira ngo muhereza amafaranga abone ngo aguhereze, agahereza umuryango we uwawe akawima, twebwe tugapfira mu nzu. Niyo mpamvu rero natwe turasohoka tukajya gushaka ibyo tujya, abandi nabo barasa. Ntabwo mwasuzuguye ubuyobozi ra? Ntabwo ari ukubasuzugura n'inzara, nose baguma mu nzu ukishwa n'inzara. Ntabwo twebwe abayobozi nabo babanze babanyureho, bo bari gukora bari gukoresha ikimenyane, bagahereza abo bashaka, abo baza abo bateguye. Twebwe tudafite umuyobozi tuziranye nawe, ubwo saraze kukubwira ngo wicare mu nzu gutazi ko ategeze kwandikamo gufata ibiryo, icyo ni ikibazo. Ni ikibazo cyanageze ku miryango itari ya leta, ibintu byanatumye hari abishyira hamwe ngo bashake umuti kuri iki kibazo. Uyu ni Padiri Jean Paul uhagarariye Caritas muri aka karere. Nanjye ubwanjye hari abafite nimero zanjye bajya bampamagara, kuko akenshi mbanagiye kuri terrain, akenshi mbanagiye kuri radio y'abaturage bakabona nimero zanjye. Icyo twiyemeje cya mbere nuko ku ngengo y'imari twari dufite y'ibyo bikorwa byose by'ubutabazi tugomba kureba ahaturuka ibiribwa. Caritas rero ya diocese ya Nyundo, kuko ari twebwe turi hamwe n'abaturage umunsi ku wundi, stock yacu kugeza ubu ngubu nibyo navuganagaho n'umuyobozi w'akarere wungirije ufite mu nshingano z'imibereho myiza y'abaturage, duhagaze neza. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko gahunda yo gutanga ibiribwa yatangiye, nubwo umunyamakuru wa Radio na TV10 nta rugo na rumwe yabashije kubona rwafashijwe. Icyakora umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage avuga ko kwishora mu mihanda atari umuti wo gukemura iki kibazo. Umuturage ushonje ashobora kuduhamagara, inzego z'ibanze zimuri hafi zikamugeraho, zikareba koko uko abayeho, hanyuma tukaba twamubonera ibyo kurya, yaba ari mu mudugudu, yaba ari mu kagari, ku murenge se, ndetse no ku rwego rw'akarere. Twese turafatanya kugira ngo hatagira mu by'ukuri upfapfaniramo hagati, ariko igisubizo ntabwo ari ukujya mu muhanda. Twabasaba ngo bagume aho bari, uwo bitari bugereho araza kuduhamagara, hanyuma dufatanye nawe bimugereho igihe inzego z'ibanze zimwegereye zibonye koko mu by'ukuri abikeneye. Ndani ibishyimbo mfite bariya tukirira. Kuba hari abaturage bavuga ko bataragezwaho inkunga y'ibiribwa, hari amakuru Radio na TV10 ifitiye gihamya ko n'ibiribwa byoherejwe muri aka karere bishobora kuba ari yanga, kuko mu baturage 60,000 bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, abazahabwa ibiryo bashobora kutazarenga 13,000 byonyine, mu gihe nta muterankunga waba yunganiye aka karere. Agahereza umuryango we uwawe akawima, twebwe tugapfira mu nzu. Niyo mpamvu rero natwe turasohoka tukajya gushaka ibyo tujya. D'Antoni Gasigwa, TV10 mu karere ka Rubavu.